Shalom shalom, ndabasuhuje kandi amahoro y'Imana arushaho kubana namwe aho muri hose. Turakomeza muri uku kwezi kw'icyenda turimo turavuga hejuru y'ukuri hamwe n'ikinyoma, urugamba bimazemo igihe birimo, ariko turabizi neza ko ukuri kwama gutsinda ibihe byose. Hari abavuze ngo ikinyoma kirihuta ariko nigishika, ariko ukuri kunubwo kugenda gahoro kwama gushika kwiherezo, cyangwa se kwama kugera ku ntego yo gutsinda kuruta ikinyoma. Rero nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo gucika intege. Ibinyoma biri hirya no hino mu byo twumva, mu byo dusoma, mu byo tubayemo. Ikinyoma kisa nkaho cyafashe intera cyane, ariko nashaka kubabwira yuko ukuri nubwo gucecetse ariko kuzahora gutsinda. Rero reka tubiganireho muri uku kwezi hamwe no gufashwa n'amagambo y'Imana atandukanye Imana igenda iduhumekera, iduhishurira. Tuzagenda turushaho gusobanukirwa ukuri muri uku kwezi kwa 9. Reka dusome ijambo twashyizeho nk'urufatiro muri uku kwezi kwa 9. Zaburi 111 umurongo wa 10 uravuga ngo kuba Uwiteka n'iryo shingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Nkuko mubizi mu kwezi kwa 8 turavuga hejuru yo kubaha, ndimo twakomeje kuri uyu murongo waho bavuga ngo bafite ubwo bwenge, ngo bafite ubwenge nyakuri, bafite uko kubaha Imana. Mwatwarebye yuko kubaha Imana ari bwo bwenge, kuva mu byano ko kujijuka, kuba Uwiteka nibwo bwenge. Hano rero baravuga ngo abameze uko nguko bafite ubwenge nyakuri. Rero ubwenge nyakuri tumo turavuga muri uku kwezi kwa 9. Nguma gusobanukirwa neza ko iyo tuvuga ukuri nta kindi tuba turavuga Yesu Kristo niwe kuri kwacu. Biravuga ngo ni genzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14:6, nawe ujya kwa data atamujyanye. Ubuzima bwacu bwose twaba turimo butubakiye kuri data, kunyotegwa gushaka waturemye, tuba turimo turabaho ubuzima butandukanye n'ubwo Imana yaduhamagara. Hari ikindi kintu twaremanywe twebwe gitandukanye n'ikibikoko Imana yahaye. Rero icyo kintu nta kindi ni ukuba mu ishusho yayo, ni ukuba mu ishusho yayo. Imana ijya kure muri yavuze ngo mureke turebe umuntu mu ishusho yacu, ase natwe akore nk'uko dukora. Rero Imana yaturemye muri iyo capacité, muri iyo dimension yo kuba nkayo, kuba nk'Imana, kuganza, gutegeka, kurema, kukuvumbura. Ibyo byose Imana yarabituremera, ibidushiramo. Ariko hari ikintu umuntu yatakaje, hari icyo umuntu yasigaranye, ariko hari ikindi umuntu yatakaje. Umuntu yasigaranye uruhande rwo kurema, rwo kuvumbura bitekerezo, vision, kureba kure, kubona ibyo abandi bantu batabona, igiti wakireba ukakibonamo intebe. Ubwo ni uruhande rw'ubumana muri twebwe. Urabona ko hari ikintu umuntu afite ibikoko bidafite. Icyo kintu rero umuntu hari icyo yatakaje, asigarana ikindi. Igihe Satani yabeshaga umwana w'umuntu muri Edeni kugira ngo amukure muri bwa busabane bw'Imana, amujyane, yakoresheje ikinyoma. Kugira ngo Imana nayo ituzane mu busabane, nayo yakoresheje Kristo ari bo kuri n'igenzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe ujya kwa data namujyanye, nawe ujya kwa data kuri source, kuri wa wundi dukomokaho, nawe ujya kuri we namujyanye. Adamu rero kugira ngo ahakugweho aho ngaho kuri source, Satani yakoresheje ikinyoma. Ese Imana yarababwiye ngo nimujyeho muzasa ngo muzapfa? Yarababeshe? No, ahubwo nimujyeho muzasa nayo. Donc abakuye mu gusa n'Imana, ariko basigarana mu gukora nkayo. Gusa nayo barabitakaza, ariko basigarana gukora nkayo. Gukora nkayo rero ni ukuvumbura, ni ukurema, ibyo byose. Ariko rero kuko twatakaje gusa nayo, tugasigarana gukora nkayo, Satani rero tukaba rero dusabana nawe. Niyo mpamvu ibyo duvumbura, ibyo dukora byose, amaherezo bitwica. Amaherezo biravuga ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Ariko Kristo yaje kugira ngo turonke ubugingo kandi bwinshi. Iyo dusa na Kristo tugira ubugingo, ibyo dukora byose bizana ubuzima. Biravuga ngo uwo mwuka ngo tuma tubyara ngo amahoro n'umunezero. Ariko ngo bayobogwa na kamere, abayobogwa muri bwa bushake bw'umubiri, ariho Satani akorera, ngo ibyo ngibyo bizana urupfu. Rero tugomba kugaruka mu kuri ariwe Kristo, mu kuri kw'Imana kuruta mu kuri kw'abantu ndetse no mu kuri kw'ibihe. Ibyo tuzaganira muri uku kwezi kwa 9, tuba turavuga hejuru y'ukuri kw'Imana. Kuri kw'Imana ni Yesu. Tuba turavuga hejuru y'ukuri kw'abantu, ibyo abantu bashizeho nk'ukuri, imico itandukanye tubayemo, ibyo abantu bashyiraho nk'ukuri bakabikabayobora, ibyo abantu bakuriyemo nk'ukuri bakumva ariko ukuri.
ariko ukuri kw'Imana kuri hejuru y'ibyo byose. Umukuri kw'abantu harimo n'amadini atandukanye, abantu bagiye bayoboka, bagiye bizera, bagiye bagenderamo bivanye n'ibinyejana bitandukanye, abantu bagiye bakuriramo babamo. Rero uko niko kuri kw'abantu, akaba arimo n'ukuri rero kw'ibihe. Ukuri kw'ibihe, ukuri kw'ibihe ushobora kurimo kunyuramo, abantu bakabona ubuzima bwawe bakabwita ibintu bitandukanye, ariko akaba ariko kuri kw'igihe runaka urimo gucamo, ariko atari ko kuri kuzaba guhari mu myaka 3 cyangwa se mu myaka 5 iri imbere mu buzima bwawe. Ko ni kuri kw'igihe uba urimo kunyuramo, kandi ibihe bibindi, ibihe birahinduka, Imana nihindura amateka. Rero iyo ufite ukuri kw'Imana muri wowe, usobanukirwa yuko ibyo urimo gucamo ari igihe runaka, kandi igihe kizasobanura ukuri nyakuri mu buzima bwawe, nibyo wahisemo yuko ari bizima kuruta ibindi. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, tubane muri uku kwezi kw'icyenda, tuba turimo turabivugaho mu buryo burambuye cyane. Yesu akomeze kubagirira neza, usobanukirwe neza ko Satani yadukuye mu Mana akoresheje ikinyoma, ariko n'Imana yakoresheje ukuri kugira ngo dusubirane nayo. Kuri se wundi ni Yesu Kristo umwami wacu. Nimba utaramwizera, utaramwakira, ndaguhamagarira kumwakira muri uku kwezi. Ni ukurangira utamwakiriye, kuko ibindi byose urimo ni binyoma, ibindi byose urimo kubamo ni binyoma, nubwo ari ukuri kw'abantu, ariko siko kuri kw'Imana. Kuri kw'Imana ni Yesu, niwe wenyine udusubiza muri bwa busabane n'Imana, kugira ngo rwa ruhande rwo kurema Imana yadushizemo rwo gukora nkayo dushobore kubikoresha neza kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Naho ubundi uzasanga urimo kwica byinshi, kuko wahisemo gukorera mu kinyoma cya Satani. Yesu abahezagire cyane, Yesu abahe umugisha. Karibu cyane muri uku kwezi kw'icyenda, uru rugendo tuzatuma turavuga hejuru y'ukuri. Shalom, bye bye.